Nk'uko umwana yabisobanuye, uwo mumama n'umugabo we baje kugirana ibibazo, noneho urumva mu kuvugana nabi biba ngombwa ko uwo mugore afata ishoka ayimukubita mu mutwe. Akimara kubona ibibaye, burani ijuru ryadutabaye, aho twagize amahirwe ntatoroke ngo yiruke kumushakisha bibe ikibazo, ahubwo we ubwe niwe witabarije mu baturage. Aravuga ati umugabo wanjye yari yicaye ku ntebe, none mukubise hasi, none umutwe guramenetse. Tuhageze rero dusanga mu by'ukuri ntabwo igikomere cyo kuba umuntu yagwa byangana uko twabisanze. Tugerageje gukoresha uburyo bushoboka ngo dushake amakuru y'icyo gikomere yari afite, nibwo twasanze ari ishoka, nabwo no kuyibona tubona rwose ishoka iriho amaraso biragaragara. Murakoze nk'ubuyobozi kubera kuko ari ikintu kibaye nk'ubwa mbere mu mudugudu, ni inkuru y'akababaro haba ku baturanyi muri rusange ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta. Ni inkuru ibabaje ku buryo kubyiyumvishamo no kubyakira, usibye ko kubona ko twese ku isi turi abagenzi, ariko na n'isi saa turacafite ibikomere. Yego, imyaka 13, imibanire yabo ntabwo yaje kugaragara neza, kubera ko umugore yakunze kugaragaza ingeso nyinshi cyane zo kugenda ataha amajoro, ariko umugabo akagenda agerageza kubyihanganira, kugeza ubwo umugabo yigeze gucaha umugore nanone bagirana akabazo. Sinzi uburyo umugabo yakubise umugore ageze agakomere, biba ngombwa ko umugabo aja muri gereza, amarayo hafi imyaka 2. Igihe akiri muri gereza, umugore kubera y'amajoro na zangeso, hari undi mugore bigeze kugirana kesi mu santire, amukubita intebe bararwana. Uwo mugore nanone nawe arafungwa, ageze harafungurwa. Muri aya mezi ashize, ejo bundi mu kwa 7 nanone niho yaje kugirana ikibazo n'undi muntu mu santire, nanone uwo mudamu bamujyana muri gereza, yaravuyemo muri uku kwezi kwa 7. Byumvikane rero mu gushakana kwabo nta mahoro yaje kugera, kuko burya iyo umwe arimo guca undi inyuma, umutekano mu rugo ntabwo ukunda kuboneka. Yego, uburyo batatandukanye nuko umugabo yatugaragarizaga ko izo ngeso yazakiye. Yego, hanyuma rero ibyaje kuba byabaye igitunguru, kuko na Bibiliya bivuga ngo ingaruka z'icaha ni urupfu, ubwo nta kundi byari kugenda. Yego, amakimbirane nk'aya nk'ubuyobozi, muri make dore uyu nguyu bitangiriyeho, uyu munsi bibaye we, ejo ni twewe. Icyo twifuza ku buyobozi budukuriye nuko mu gihe abantu bagaragaje inshuro nyinshi amakimbirane, burya byakagombye no kuba byiza ubuyobozi bugiye bufata nk'ibyemezo. Wenda urugero, nk'abo bantu ntabwo bagashakanye byemewe n'amategeko, ariko kuguma wenda kugenda twigisha ngo babane neza mu rugo, wenda kuguma guhomahoma nk'abaturage ndetse nk'ubuyobozi. Burya ubuyobozi n'ubundi icyo tubereho no kwigisha, ntabwo twari tuzi ko byagera kuri iyi ntera, ariko noneho ubu bitangiye kutwereka intera y'uko kuguma guhomahoma abantu bamaje kugaragaza ikintu cyerekana ko badashobora kuzasazanya, ko mu mibanire yabo mibi hashobora kugaragara n'impfu. Mu by'ukuri icyo nasaba no kugira ngo ubuyobozi bwaza budufasha budukuriye, dore ko tukunda gutanga raporo y'imiryango ibanye nabi mu mudugudu, noneho igihe kikaza kigera imiryango imwe bakaba bayicaha, izo ngaruka zitaravuka.